bene data ni yacuti yanyu nkuko musanzwe mumenyereye nitwa Pastor Ndayisenga Trezor nkorera umurimo w'Imana muri Hope in Jesus Ministry. Nkaba nifuje ko twongera kuganira ku ijambo ry'Imana kandi nkaba mbashimira ko mukomeje kunshigikira. Ndashimira umuryango wanjye, ndabara madamu, Imana iguhe umugisha aho uri kuko ukomeje kubana nanjye muri ibi biganiro kandi ukomeje kunsengera. Imana iguhe umugisha. Twikuse cyane rero, reka tuganire ku ijambo ry'Imana twateguye uyu munsi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka muri Samuel wa mbere ibice 11. Turakomeza uwo murongo wose ariko ku murongo twagendereho no kugeza ku murongo wa 9. Turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 9. Ndagira ngo dukomeze kuri murongo wa 9 ari n'ingenzi. Aravuga ngo nuko babwira za ntabaza bati muzabwire abiya Beshi Galeyati muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Nuko intabaza zirara zibibwira abiya Beshi baranezerwa. Amen. Umutwe w'amagambo tugiye kuganiraho muri aka kanya, tugiye kuganira ku mutwe w'amagambo uvuga ngo ejo ku gasusuruko tuzatabarwa, ejo ku gasusuruko tuzagirirwa neza. Ese umuntu utabarwa ni umuntu umeze gute? Reka muri aka kanya twinjire mu isengesho kugira ngo tuze gukomeza n'ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye, turakwinginze ngo ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe riratubwiye ngo ejo ku gasusuruko tuzatabarwa. Turakwinginze kugira ngo iri jambo rihindure imitima ya benshi kandi dutabarwe rwose nk'uko bivuga mu isezerano ryawe. Dukomeze kugirirwa neza nawe no kugubwa neza nawe muri byose. Turakwinginze kugira ngo utugirire neza kandi uduhindurire amateka. Umuntu wese wumvira ijambo rigira aho rimuvana rigire naho rimugeza mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe bene data. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana tumaze gusoma mu kanya. Ijambo ry'Imana twasomye muri Samuel wa mbere ibice 11 umurongo wa 9 niwo murongo nari ngambiriye cyane wo kubabwira ngo ejo ku gasusuruko tuzatabarwa. Mwene data, umuntu utabarwa ni umuntu umeze ute? Umuntu utabarwa ni umuntu uteye ute? Reka tuganire gato kuri uyu mwanya Imana iduhaye wo kugira ngo twongere kuganira kuri iri jambo ry'Imana kandi Imana ibagirire neza. Ndagira ngo mbabwire gato kuri izi nkuru z'abiya Beshi Galeyati. Ni ukuvuga ngo abiya Beshi Galeyati bari abantu b'Abanyayisiraheli bari batuye ku mupaka aho bita ku ngabano z'igihugu. Nk'urugero nk'abantu batuye Igisenyi cyangwa abantu batuye Icyangugu baba bahuza umupaka wa Goma na Rubavu. Usanga abo bantu bafite imico itandukanye, baba bafite imico y'Abanyekongo bakagira n'imico y'Abanyarwanda. Aba Banyayisiraheli rero bari batuye aha hantu, bari batuye ku rugabano begeranye n'ubwami bw'Abamoni, aba bantu b'iya Beshi Galeyati. Ngo nuko rero umwami w'Umwamoni yari amaze igihe arwana n'Abanyayisiraheli akajya batsinda, none ngo akajya bagereranya, akajya biyenzaho. Ngo igihe kimwe ngo arazamuka ngo ajya ahateganye n'abantu b'iya Beshi Galeyati. Ngo bamubonye bagira ubwoba. Uhera ku gice cya mbere tugiye kumanuka kugera ku murongo wa 9. Ngo bamubonye ngo bagira ubwoba bwinshi cyane. Ngo barangije ngo baravuga ngo ubwo umwami w'Abamoni agarutse ahangaha agiye kutugirira nabi, agiye kuturwanya kandi aradutsinda. Ngo barangije ngo baragenda ngo bajya kumukubitira amavi, baravuga ngo dusezeranye isezerano ngo twebwe n'abana bacu n'abadamu bacu tugukorere. Ngo nuko ngo wa mwami barababwira ngo niba mwemera ko mbanogoramo amaso y'iburyo bigahinduka igitutsi ku Bisiraheli bose, ngo ndemera gukorana namwe. Ngo nuko ngo abatambyi babyumvishe b'i Yerusalemu ngo baravuga ngo ibi bintu ntibyakunda. Niba tunogoramo amaso ntago tuba tukiri abatambyi, niba tunogoramo amaso ntago tuba twemerewe gukorera Imana. Kuko cyaraziraga kikaziririzwa mu Bisiraheli iyo umuntu yabaga acitse ukuboko cyangwa avuyemo ijisho rimwe ntago byakundaga ko aba umutambyi cyangwa ngo bumurewe. Ngo nuko ngo barababara cyane, ngo baravuga ngo uyu mwami aradusuzuguye. Ngo ariko barangije ngo kubabara, ngo barangije ngo baravuga ngo utwemerere uduhe iminsi 7 dutume kuri bene wacu bari mu gihugu cy'i Yerusalemu. Ngo nitubura umuntu dutabara mu minsi 7 tuzaza utunogoramo amaso dukorane nawe. Ngo nuko ngo abantu b'iya Beshi Galeyati ngo barababara cyane, bagira agahinda kenshi, ngo abamama bararira kuko bari baravuga ngo abana b'abahungu bose n'abagabo bose barabanogoramo amaso. Ngo hanyuma nibamara kubanogoramo amaso igihinduka igitutsi ku Bisiraheli bose. Mwene data, ibihe byari bigoye. Hari igihe nawe uhura n'abantu bakakugora muri ubwo buzima ukumva ko ibintu byagucikiyeho, ibintu byarangiye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu ijuru hari Imana ibasha gutabara. Reka dukomeze
iki gice kivuga iki? Bibiliya itubwiye iki? Bibiliya iratubwira ngo abo bantu ngo baragenda ngo babwira abantu bose b'i Yerusalemu iyo nkuru, ngo abantu bose bumvishe iyo nkuru ko umwami w'Abamoni yabagerereje yabiyenzeho ashaka kubanogoramo amaso, ngo bazabiranwa n'uburakari, ngo bazabiranwa n'agahinda n'umubabaro n'umurira menshi. Sawuli ndagira ngo mbibutse ngo uyu wari umwaka wa mbere Sawuli agiye ku ngoma. Bibiliya itwereka ko ari ibintu bibiri yabashije gukora akoreshejwe n'Uwiteka Imana itaramuca ku ngoma. Ngo Sawuli ngo avuye mu murima washoreye inka, ngo yumva abantu barataka cyane, baraboroga cyane. Aravuga ngo ko abantu bataka ko baboroga byagenze gute, babaye iki? Ngo Bibiliya itubwira ngo iki? Ngo Bibiliya iratubwira ngo Sawuli bamutekerereza ya nkuru y'abiya Beshi Galiyati yose uko byagenze. Ngo nuko ngo Sawuli ngo azabiranwa n'uburakari bwinshi, ngo arangije ngo yuzura umwuka wera, ngo afata inka ebyiri ngo arazitemagura, ngo amaze kuzitemagura ngo arangije ngo arabwira azereza abasore babiri b'intabaza, aravuga ngo nimuzenguruke umujyi wose, ngo mugende muvuga amagambo avuga gutya, ngo umuntu utazatabarana na Sawuli na Samweli umutambyi ngo kuri ko bazagenza inka ze. Ngo umuntu wese ngo ubonye ibyo bintu, wumvishe iyo nkuru n'uwumvishe izo ntabaza, ngo bahindurwa n'umushyitsi uvuye ku Uwiteka, ngo bose batabarira igihe kimwe, ngo baragenda, ngo barababara, ngo bamaze kubabara, ngo Sawuli yuzura umwuka wera avuga ijambo rikomeye ngira ngo nawe nkuganirize riboneka ku murongo wa 9. Warangije aravuga ngo ejo ku gasusuruko ngo mugende abantu b'i Beshi Galiyati muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Mwene data ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Mwene data ejo ku gasusuruko uko byaba bimeze kose muzatabarwa. Mwene data ndagira ngo nkubwire ngo uko byaba bihagaze kose, uko byaba bimeze kose, ndagira ngo nkubwire ngo ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Ese wizeye ubutabazi bw'Imana? Wiringiye ubutabazi bw'Imana? Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutabazi bukomeye, Imana ifite ubutabazi bushoboye. Uyu murongo wa 9 ngira ngo tuganireho, ngo nuko ngo zantabaza ngo zirarazibwira abantu b'i Beshi Galiyati, baravuga ngo yewe ngo ntitugipfuye, yewe ntitugipfuye. Imwami Imana imukoreyemo aduhaye inkuru y'ihumura, avuga ngo ejo ku gasusuruko tuzatabarwa. Ngo nuko ngo Sawuli ngo yateye mu gitondo mu gasusuruko, ngo bigera ku mu gicamunsi urugamba rwarangiye. Ngo nuko iri jambo barangije bandika ijambo rikomeye, baravuga ngo ejo ku gasusuruko muzagira gute, muzatabarwa. Haleluya. Mwene data tuzatabarwa kuko Imana iri mu ruhande rwacu, tuzatabarwa kuko Imana ikorana natwe, tuzatabarwa kuko Imana itwiringiye. Rero umuntu utabarwa ni umuntu umeze, umuntu utabarwa ni umuntu wiringiye Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Muri Zaburi ahangaha Zaburi ya 21 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2 havuga iki? Haravuga ngo nduburira amaso yanjye ku musozi, gutabarwa kwanjye kuzava ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nahandi gutabarwa kwacu kuva ku bakristo, gutabarwa kwacu kuva ku muntu wiringiye Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Nawe muri aka kanya wizeye ubutabazi bw'Imana? Ndagira ngo tuganire. Wizeye imbabazi z'Imana? Wizeye gukora kw'Imana? Wizeye ubutsinzi bw'Imana? Wizeye imbaraga z'Imana? Ese mwene data wizeye ko bishoboka? Umwanditsi niwe wanditse ijambo rikomeye, aravuga ngo ahari kurira kuhararira umuntu, ngo ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Impundu zivuga byagenze bite? Umuntu arararira yihebye yiganyiriye, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Mwene data ndakwifuriza kugira ngo nawe utabarwe n'Uwiteka. Gutabarwa n'Uwiteka nta kindi ni ukubyizera ukabyiringira, ukumva ko Imana yacu ifite imbaraga, ukumva ko Imana yacu ifite ubushobozi. Iyi Imana yacu ifite ubushobozi ibasha kukugirira neza. Reka mbaganiriza gato ku nkuru yabayeho ku mukozi w'Imana muri Kenya. Igihe kimwe hari umukozi w'Imana muri Kenya ngo bari mu masengesho, bariho barasenga, yari umukozi w'Imana w'umuhinzi, ariko Imana ikaba yaramubwiye ngo nzakugirira neza, Imana ikaba yaramubwiye ngo nzagutabara. Umukozi w'Imana akomeza arasenga, avuga ngo ibintu bizagenda gute. Ngo mu gihe ngo bariho barasenga mu masengesho, ngo bari batumiye umuvugabutumwa, ngo umuvugabutumwa aramuhanurira. Ngewe mureba rero nemera ubuhanuzi, nemera ijambo ry'Imana, nemera niyerekwa. Ngo barangije ngo baramuhanurira, ngo baramubwira ngo uwo muntu aramubwira ati, uwo muhanuzi wari waje kubasura mu masengesho, amubwira ijambo rikomeye. Aramubwira ngo ubu ngubu tuvugana ngo Imana irampishuriye, irambwiye ngo iri joro rarara muri Amerika. Abantu bose baravuga ati baratungurwa. Iri joro ndarara muri Amerika? Ati iri joro urarara muri Amerika? Ndarara muri Amerika gute se? Ngo agihanura ibyo bintu, ngo umuntu umwe hirya aridumbukiza aravuga ngo oya, murabizi abantu baba bari mu nzu y'Imana bashinzwe gupinga. Aravuga ngo umunsi umwe ku Mana ihwanye n'imyaka 1000 ku bana, ndetse imyaka 1000 kuri twe ni umunsi umwe ku Mana. Ubwo rero ngo bizaba muri iyo myaka 1000. Undi aravuga ngo hoya, Imana imbwiye ko iri joro uyu mugabo ari burare muri Amerika. Bariyumira, wa mugabo ufite passport? Hoya,
wa mugabo we ufite visa hoya yari umuhinzi uhinga ari umuntu usanzwe uciriritse ibintu by'amapasiporo n'amaviza atabizi ari ibintu biri aho ngaho ibyo ni ibintu by'abajurutse abantu bose bashize muri logique baravuga ngo ibi bintu uyu muntu avuze ntago ari byo yavangiwe ariko barajanga ijambo rikomeye baravuga ngo tumaze iminsi duterwa n'abarozi uyu muntu ashobora kuba ari umurozi mureke tumukubite abandi baravuga ngo hoya mureke tumureke ubwo ari Imana yavuze turebe ikirize ku abandi baravuga ngo iyo Mana ivuga ibyo bintu iyo Mana ibaho ivuga ngo amasaha make uyu muntu arara muri Amerika byonyine bwo yatega indege agenda aca mu bihugu byashoboka umukabo aravuga ati ubwo ari Imana ibivuze mureke tubireke turebe aho bushya nibishira ngo nuko inkuru irakomeza ngo amasengesho arangiye ngo babaga bose begera wa mugabo baravuga ngo wa mugabo we usibye ko baguhanurira ibintu nawe kwihishiraho urumva wowe ko ufite ubushobozi bwo kujya muri Amerika hari abantu bakure bakabona byararangiye byaracitse bakabona nta bushobozi ufite bwo kuvugana n'Imana bwo gukorana n'Imana ngo wowe urumva ufite ubushobozi bwo kujya muri Amerika umugabo aravuga ngo ibyo ni Imana yabivuze reka tureke tubirebe none se hari cyangwa na kimwe ufite cyangwa ari mwene wanyu ufite muri Amerika undi aravuga ati nta mwene wacu mfite nta n'icyangombwa na kimwe mfite cyabasha kugeza muri Amerika ngo reka dutegereze ngo mu gihe bari muri iyo ruyenge bavuga ngo twanze abantu bavangirwa mu nzu y'Imana banatubeshya bavuga ngo abarokore barabeshya urabizi y'Imana ikubwiye ikintu kikaba kitarasohora abantu batangira kukujajinga yewe yarahimbye uriya muntu wahanuye si umunyakuri yahaye ibintu baguhanuriye amasezerano y'amahuri uyu muntu yakoze ibyaha bakakubwira ibintu byinshi biguca intege ariko ndagira nkubwire ngo mwene data ibyo bintu biguca intege ujye ubyihorera kuko hejuru y'ijambo ry'abantu cyangwa hejuru y'amagambo y'abantu hari ijambo ry'Imana haleluya hejuru y'imbaraga z'abantu hejuru y'amagambo y'abantu hari imbaraga z'Imana ngo nuko ngo mu gihe bari muri ibyo bihe ngo nuko ngo bakiri guterana saga babwira uwo mugabo ngo gera cyangwa twihishemo ngo byayoberanye umugabo ngo yabuze ibyo basubiza ngo hanyuma ngo haza police iravuga ngo mwabagabo mwe ko muri guteza umuvumbo gatano hano mu mujyi bimeze gute ngo noneho ngo police ngikuramo wa mugabo bari bahanuriye kurara muri Amerika iravuga ati wewe ngwino hano ngo bamukubise muri modoka bajya kumufunga baravuga ngo ntitwari twababwiye wa muntu wari kujya muri Amerika agiye muri gereza Amerika na gereza bihurira he ngo twari twarababwiye ko yavangiwe ngo nuko umugabo aravuga ngo se wa Mana ko wansezeregeje kujya muri Amerika uyu munsi ndi burare muri Amerika nkaba ndaye muri gereza bimeze bite gukora kw'Imana ni ibintu bitandukanye birengeje ubwenge bw'abantu ibyo abantu batatekereza reka dukomeze mbabwire ko byagenze ngo nuko ngo wa mugabo ageze muri gereza ngo polisi ya Kenya irahamagara muri Amerika iravuga ngo cya cyebe mwari mumaze igihe mushakisha mwarabuze haleluya ndagira ngo tubabwire ko kakanya tugifite ariko nimutinda kikaducika ntimugire icyo mutubaza twebwe turagifite barabasubiza ati mufotore cya kihebe mukitwereka ngo baragifotora ngo bamufotoye ngo abanyamerika basanga koko uwo mugabo asana cya kihebe 100% ngo Amerika iravuga ngo no mukomeze mumufate turaje gatoya iryo joro bohereza indege ikomeye cyane bita Special Force ya gisirikare y'Amerika batabajije ibyangombwa batabajije visa batabajije passport batabajije biki uwo mugabo iryo joro nkuko umukozi w'Imana yamubwiye arara muri Amerika haleluya ngo amaze kugera muri Amerika dukomeje iyo nkuru barihoze batugandurira iyo nkuru by'uwo mukozi w'Imana kuko yari ahari kandi agaragara bakomeje kutubwira iyo nkuru ngo baratubwira ngo uwo mugabo ngo agezeyo ngo baramufata ngo baramukubita baramutoteza baramubwira ngo tubwira hano bagiye gutega ibisasu aravuga ati ibyo bisasu ntabyo nzi sinzi no gutega ibisasu sinigeze mpura nabyo ngo baragije ngo baramubwira ngo barasuzuma bafata ADN uturemangingo ngo basanga umugabo asa n'ikihebe ariko si ikihebe ngo birabacanga baramubwira ngo tubabarire kuko twasanze usa n'ikihebe kandi utari ikihebe umugabo aravuga ati mwankubise mwamvuna ngo mbababarire baramubwira ati hoya nanjye mugomba kugira icyo mumva baramubwira ati kuko usa n'ikihebe ukaba utari ikihebe tuguhembye ubwere gihugu bwa Amerika haleluya Imana ishimwe baba muhaye umugabo w'umuhinzi wo muri Kenya w'umukene wasenze Imana yabwiye ati kuko susuruko nzagutabara abatabawe nuko asa n'ikihebe atari ikihebe ngo nuko aragira avuga ati nubwo muntu abaye mfite umuryango wawe baramubwira ngo tukimara kumenya ko wowe udasa n'ikihebe umuryango wawe ugeze ku kibuga cy'indege uraje abanyamerika baramubwira tugiye kudufasha mu kazi muri ubwo buryo tugiye kuvuga ko twafashe ikihebe wowe ukomeza kurana natwe uba mu kigo cyacu cy'ubutasi nuba dufate ikihebe tuzakurekura kandi tuzakugororera uwo mugabo Imana yaremugiriye neza aravuga ati nzagutuza muri Amerika nzaguhinza muri Amerika abana bawe baziga muri Amerika abana bageze muri Amerika bajya mu ishuri bariga umugabo bamuhinza iyo nziza yo kubamo ya etage haciye imyaka 2 cya kihebe baragifata wa mugabo w'umuhinzi utaruzi gusoma no kwandika utaruzi igifaransa itaruzi n'icyongereza bamuhaye akazi gukora muri FBI umugabo n'umukozi w'Imana atanga ubuhamya avuga ukuntu Imana yamugiriye neza akajya gukora muri
mu biro bikuru bya Amerika by'ubutasi atariza atarasomye. Ndagira ngo nkubwire impamvu nkubwiye inkuru nta yindi. Iyi nkuru harimo gutabarwa kw'Imana, harimo imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ejo ku gasusuruko uzatabarwa. Ushobora kuba ufite ibibazo bikuruhije mwene data, ushobora kuba ufite ibibazo bikugoye. Muri aka kanya ndagira ngo nkubwire ijambo ry'ihumura, ku gasusuruko uratabarwa. Haleluya. Se nkubwire iki muri aka kanya? Agasusuruko kawe sinkazi. Ushobora kuba uri muri lockdown, akazi karahagaze, uburi ibyo kurya ari ikibazo. Ushobora kuba ufite ibibazo by'urushako, ushobora kuba ufite ibibazo by'uburwayi, ushobora kuba ufite ibibazo by'uburushyi butandukanye, ushobora kuba ufite ibibazo by'ubupfubyi, ushobora kuba ufite ibibazo byo kutari utize, ushobora kuba ufite ibibazo byo ushobora kuba warize umushomeri, ushobora kuba ufite ibibazo by'uko nta sambu ugira, nta nzu ugira ukodesha, ushobora kuba ufite ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ejo ku gasusuruko uzatabarwa. Haleluya. Umuntu wese wiringiye Uwiteka, muri Zaburi ko habivuga 21 umurongo wa 1 n'uwa 2, ngo umuntu wese wiringiye Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, Uwiteka azamubera ibyiringiro. Niho habivuga neza. No muri 16 kuri Zaburi niho bavuga ngo ninde uzahagarara ku musozi wawe wera, nukora ibyo gukiranuka, ninde uzaba mu ihema ryawe ryera, nukora ibyo gukiranuka. Ndagira ngo nkubwire ngo ejo ku gasusuruko tuzatabarwa. Nta kindi kidutabara, dutabarwa kuko twagiriwe neza n'Imana, dutabarwa kuko twabanye n'Imana. Mwibuke Gideyoni mu gihe kimwe yahoze ari gukora umurimo. Gideyoni ngo ikintu cyatumye abo umutsinzi, Imana iramubwira ngo uri umunyembaraga. Ikintu cyatumye Gideyoni atabarwa akaba umuntu ukomeye. Gideyoni yari umuntu w'insuzuguro gucitse. Abantu batazi inkuru za Gideyoni reka nzibaganiraho gatoya. Gideyoni ikuntu byamugendekeye. Gideyoni yari umunyayisiraheli, ariko se niwe wari umurozi ukomeye mu Isiraheli, ndetse mama we yari visi we ku rwego rw'igihugu. Ngo nuko ngo Gideyoni ngo aravuga ngo ariko aba bantu bizera ibigirwamana, basenga ibigirwamana, data akaba ari umurozi, mama akaba ari visi wiwe, aba bantu ni bantu ki batizera Imana. Ngo none ngo Gideyoni ngo akora ikintu gikomeye, aravuga ngo niba aba bantu bizera Uwiteka, ngo afata bya bigirwamana byase na za nyabingi zase, ngo arazifata arazitwika arazivunagura. Ngo baje gutamba ngo baravuga ngo nyabingi ngo kabaye, nyabingi zacu bazitwitse, ibigirwamana byacu byabitwitse. Ngo nuko ngo barangije ngo bakora ubufindo ubwo kuri Gideyoni. Ngo barangije ngo baragenda babwira se ngo Gideyoni niwe waduteje, niwe watwiciye Imana, mureke mushobore natwe tumwica. Ngo sahagarara mu muryango aravuga ngo izi Imana niba zifite amaboko zari kugira icyo zikora, niba ntacyo zikoze nta maboko zifite, Imana yacu ishimwe. Gideyoni abararokotse. Ngo nuko ngo ari gusokora ingano mu giti ngo cy'umurotemu. Ngo nuko ngo Imana iramusegerera mugenderera amubwira ngo yewe wa munyembaraga wa Gideyoni we, uri umunyembaraga, uri umunyembaraga zikomeye, kuko yakoze ibintu bikomeye cyane. Imana imwita umunyembaraga. Ngo Gideyoni abasha gutera urugamba, atabarana n'Abisiraheli, abintwari ikomeye. Imana iramutabara ku gasusuruko. Burya mwari muzi ko Imana itabara umuntu itagendeye ku bisekuru bye, itagendeye ku miryango ye, itagendeye ku bintu by'iwabo, itagendeye ku biteye ubwoba by'iwabo. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo babwire ijambo ry'ihumure, ejo ku gasusuruko tuzatabarwa. Nta kindi gituma dutabarwa kuko twakoreye Imana. Nta kindi gituma dutabara kuko twiringiye Imana. Muri aka kanya uriringira Imana ngewe nawe kugira ngo dutabarwe nayo. Nubwo hari byatugoye, nubwo hari byaturuhije, tutagendeye ku miryango y'iwanyu, tutagendeye ku bisekuru by'iwanyu, urumva koko ufite ibyiringiro ko ushobora gutabarwa n'Uwiteka? Urumva ufite ibyiringiro ko ushobora kugirirwa neza n'Imana? Imana yacu ishimwe. Ikintu gituma dutabarwa nuko twiringira Imana. Umusaza Polikarupe wari ufite imyaka 85 yaravuze ngo sinshobora kwihakana Uwiteka, yiringira Imana. Aravuga ngo naho napfa mfiriye muri we. Ngo kuba kwiringira Imana ngo bamutera igisuti gihengukana mu mutwe. Ariko aravuga ngo Uwiteka mu myaka nari 15 ngize 84 sinigeze mbona ngirira nabi. Ngo Imana imugirira neza, ibana nawe iramutabara itabara we n'umuhungu we. Nubwo bamwishe aravuga ngo nzapfa nkikwiringiye. Abakristo b'ukuri baravuga ngo kubaho ni inyungu, ndetse no gupfa ni inyungu birushijeho, kuko iyo dupfuye dupfira muri Kristo. Kuko Kristo niwe watubwiye ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamufite. Abefeso nibo bivuga neza, baravuga ngo Imana yafashe imigisha yose yari kuzaduha, iyirundumurira muri Kristo, ngirangije ifata Kristo iramuduha. Kristo wacu, Kristo akorera muri twebwe, Kristo abana natwe, Kristo agendana natwe. Nta kindi kidushoboza gutabarwa n'Imana nuko dufite isezerano ko Kristo ari kumwe natwe. Haleluya. Ndagira ngo mbere ngo Kristo ari kumwe nawe muri aka kanya. Kristo ari gukorana nawe, Kristo ari kuvugana nawe, Kristo ari kumwe nawe. Kristo ahagaze ku rugero akomanga, niwumva ijwi rye aragukingurira. Iyo bamaze kwakira Kristo utabarwa na Kristo. Abantu biringira Imana
tujya dusenga Imana ikaduha amasezerano. Iyo duciye muri situation igoye, muri duciye muri situation ikomeye, Imana yatubwira ati nimuhumure nzabana namwe nkuko namwe abanye namwe kera. Umuririmbyi niwe bivuze neza, aravuga ngo ngewe ndi umukristo ngo kandi nzahora ndiwe ngo mu bihe byose ngo nzakomeza mbewe. Marongera aravuga neza umuririmbyi, aravuga ngo ni Yesu watugize kuba abavandimwe be, ko Imana ishimwe cyane. Arongera aravuga ngo iyi mibabaro yacu yose, Yesu yafashe imibabaro yacu wayihindura umunezero, Imana ishimwe cyane. Ngo kandi nzi neza yuko yaducunguye akaducunguza amaraso ye, Imana ishimwe cyane. Arongera aravuga ngo Mana nkuko wafashagaza abasogokuruza mu bihe bya kera, aho ariko natwe turengera mu minsi ya none, Imana yacu ishimwe. Rero umuntu wese wiringiye Uwiteka, Uwiteka mubera ibyiringiro. Umuntu wese wiringiye Uwiteka, Uwiteka aramutabara. Iri jambo ryo tubonye ritunejeje, rivuga ngo ejo ku gasusuruko tuzatabarwa. Nta kindi kidutabara, dutabarwa kuko twiringiye Uwiteka, dutabarwa kuko twizeye Imana. Mwibuke Abudodomu mu gihe bamujugunyiye isanduku y'isezerano, yahise atabarwa n'Uwiteka. Ngo isanduku y'isezerano bagira ngo iramwica, ahubwo yeza imirima ye, yeza amatungo ye, kuko gukorera Imana. Imana yacu ishimwe. Navuga byinshi ariko mwakira ubutabazwe bw'Imana. Ijambo twasomye muri aka kanya tebe dufite, turavuga ngo ejo ku gasusuruko tuzatabarwa. Mwene data, urizera gutabarwa n'Imana? Mwene data, urizera gufashwa n'Imana? Izera Imana, iringira Imana. Imana yacu nibasha gutabara. Reka mbatureho amagambo yo gutabarwa n'Imana, mbatureho isengesho. Vuga ngo wowe wihebye, wowe ucitse intege, wowe uri kwiganyira, wowe ubona byacitse, utabarwe n'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, nkweretse umupapuro uri gukurikira iyi video, nkweretse umuntu uri gukurikira iyi video, uru rubuga rwawe rwa Alpha and Omega TV. Ndakwinginze kugira ngo aba bantu ubagirire neza, babashe gutabarwa nawe, babashe kugirirwa neza nawe. Imbaraga z'Imana zibane nabo, ubutware bw'Imana n'ubutsinzi bw'Imana bubane nabo, ubagirire neza Mwami Imana. Turasenze, ijambo rya riratubwira ngo ejo gasusuruko uzadutabara. Nsengeye umuntu wese kugira ngo atabarwe nawe kuri aka gasusuruko, mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimira mwese abakomeje kubana natwe kuri uru rubuga. Ndashimira umuryango wanjye, by'umwihariko ndashimira umudamu wanjye. Ikindi ndabakangurira gukora subscribers no gukora share na comment kuri uru rubuga kugira ngo dukomeze twamamaza ubutumwa bw'Imana. Iyi channel nkuko muyizi ni channel yanyu, yitwa Alpha and Omega TV. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, tuzasubira ubutaha.